Emeline wambabariye kuko wambabariye kuko Emily namaze kumenya ko ugiye kugurisha imitungo kandi nawe ukagenda. Sibyo kubikuye. Nta kintu ushobora kuyoberwa kandi ntibishoboka kuko ndahari. Emeline wambabariye kuko imitungo ya nakuriye ndetse n'amafaranga byose nkabigusubiza kuko ndakwinginze mbabariye nshaka kubaho. Wabinsubiza ute? Ubu tuvugana sindi umuntu. Ariko hari ukuntu twabikora nkabiha umuryango wawe. Ndakwinginze. Uko bizi se umuryango wanjye hasigaye ndi? Sinjye wari usigaye. Wambabariye kuko nabonye isomo. Ndakubwiye ngo ibi byose uraje ubizire. Umuntu wese uziko yariye ku mafaranga yanjye. K'inshuti zanjye zose zariye ku mafaranga yawe koko. Uziko wese uziko yariyeho araje abibone. Emeline kuko wagize ko ntazabyongera koko. Ndetse n'abasore barya amafaranga y'abakobwa rwose. Emi uri buryo wandiyemo amafaranga menshi njya kubikuza. Wenda kuzana inguri muri ubaka ngo tubane. Ibyo byose ndabyibuka rwose kandi ntabwo mbihakana. Iriya nzu iribuka ko ari njye wayizamuye. Umbwira ngo amafaranga yagushiranye. Ndabyibuka ajyaga kubikuza ukanzana amafaranga. Noneho narinje kukubwira ngo uzi ko ari we wese yariyeho araje abizire mu minsi mike uraza kubona ikimenyetso. Niko ari benshi bayariyeho, bamushi bayariyeho, ba Dona, ba Ernest bose bayariyeho. Abo ntibandeba. Gusa kubwiye ko mu minsi mike uje ukabona ikimenyetso. Ese nta wundi muntu usigaye mu muryango wanyu byirize ngo nzamusubize imitungo yawe? Uko bizi ninde? Sinjye twari kumwe twenyine. Unsezeranya kugiye kuntwara tukabana ubundi tukabana nta muryango wundi nari mfite. Umukecuru se wakuriraga. Wowe menye ibyo nakubwiye. Ibyo byose wananiwe kubitekereza mbere ndinda mpfa. Ubu tuvugana sinjye uvuga. None se wambabariye basi ndacyashikeneye kubaho n'ukuri Emeline ndakwinginze. Ibyo bizi nyine uko bishoboye uzingenda mwiki. Umuntu anywa amazi nijoro akanywa amazi angana gutya. Mushi hari ikintu nshaka kukubwira, hari ikintu nshaka kutuganiraho pe, ntigeze nkubwira kandi ndakwinginze unyumve kandi uze kumbabarira. Mbese umva ukuntu byagenze. Jya umbwiza ukuri nk'ubwo birimo birakuniga kandi ushaka kubimbwira. Wabivuze se uko ubundi ko ushaka kugira ngo akire arate indwara arwaye. Ibintu burimo ni ibi. Umva nyine ukuntu byagenze. Yihanganire ko nawe ukiri ibintu byinshi bigutinze. Umeze ute se? Meze neza. Cyo umva nati yihanganire. Byagenze biteze. Abakozi umva uyu munsi nakoresheje abakozi benshi kugira inzira irangire vuba tubone uko twayijyamo sibyo se? Nta kibazo. Rero nyine nanjye nagiye hahandi kuri banki hageze warampimye miliyoni. Yego. Nabaye mbonye 900. 900. None niba ari uguhemba abakozi sibyo? Yego kubahemba nayo uyu munsi. Uraza kuba yabahaye nakuboneye 900. Andi ntakejo najya kuyareba ku yindi konti sibyo? Ugenda ubigire vuba vuba kandi umenye kugiye kiri kugenda kandi nshaka ko ibintu birangira. Oya umva njye nakubwiye ko uyu munsi igeze he ubundi muhigeze barimo barasakara urumva nakoresheje abakozi abandi barimo barakora mu byumba
ntugire ikibazo pe ntugire ikibazo inzu niyuzura urabizi ko nta wundi nabana nawe bigire vuba vuba nanjye nshaka kugira ngo uyuzuze vuba vuba ubundi duhite tubana ariko ndabona tuzongera gukenera andi mafaranga ariko ejo cyangwa ejo bundi sibyo ndabona tuzakenera andi mafaranga ariko reka tube duhembye we genda uhemba abakozi ibindi biraza nyuma gusa icyo nshaka no kugira ngo igire vuba niba ubona byihuta we nta kibazo ariko umva urabizi amafaranga aranshiranye sibyo narubatse ndubaka tugeze mu bintu byo gusakara amafaranga aranshiranye ariko kugira sheri mwiza kandi ufite n'amafaranga ni byiza urabona ko ugize ute ariko nugiye byose ni imitungo yacu vuba nyine mbabara ubigire vuba nshaka ko birangira sibyo Merine wanjye ndagukunda reka none nihute sibyo tugende uhemba abakozi dore burije wenda bageze n'amasaha yo gutaha sibyo nta kibazo noneho ndaza kukubwira uko ibintu bimeze sibyo merci sawa sheri bye namuriye amafaranga menshi hanyuma maze kuzuza iyo nzu ategereje ko tubana ndamukatira mukatiye kandi nkora amakosa suzi ko uramwanga ndamwanga mwanzi ukuntu yankundaga cyane ariyahura arapfa none ni ujye dutera badiko se wanyu wowe mva nyine ni ujye dutera zirashyi turya niza Emeline umbabarire nyine ni ukuvuga ngo iburyo nakubiswe kubera wowe ariko nyine amafaranga ni ntabwo nagusohokanaga nkanakugura n'inkoko njye nabigutumye se nagutumye ngiye ngo nsohokane mu mafaranga y'abandi uramindutse ko wambwiraga ko ufite akazi se kuko uhembwa ngo amafaranga ashoboka menshi wowe ngiye nigeze nkubwira ngo nyine umbabaye wayongera umunsi wambabariye nazongera gukubitwa hejuru yawe ngiye wambabariye kuko ubu si kuko nawe unsize muri iki none ibintu byose tewe yaragiye nawe ugiye kuko nabo wari ubizi burya nakubiswe inshuro zose nakubiswe wari ubizi nyine ndakwinginze none se none aho ngiye ikibazo guki nkubitwa si kandi ngiye atari ngiye wamuriye nyine impamvu ngo guki atagukubita wowe impamvu ukubitwa nuko wariye ku mafaranga nanjye namuriye ngo umuntu wese wayariyeho agomba gukubitwa niba na wa muzungu ubu ndimo ndakwishyurira wa muzungu twararanye mushi ubu si ko turagiye muri iki kizu tewe yaragiye nawe ugiye kuko urumva kitanyikira mu nzu kirakiza imuka noneho imuka ubu iyi nzu urayisigaramo wenyine umva wakwimuka ukamucikira umva se wamucikira ijoro rishize se ntabwo yatsanzanga afite icyuma akambwira ngo arabizi ko ndi gupanga kwimuka ibintu byose ababizi wamucikira yaje cyajya ujya kuri toilette se ntabwo yaje ntabwo asanga ngo urimo gutaka mwari muri kusha wajya ureka mushi ndakwinginze mbabarira mbabara ntunsige njyenyine pe sibyo twasangiye akabisi n'agahiye waretse nkigendera ubu koko ntunsika ngiye wandetse kabisa ntabwo ibyo wakoze amafaranga wariye ntiwambwiye ko ukeneye ibihumbi 200 nkagufasha koko wampaye angahe nagurwaye ibihumbi 200 none se wambabariye ndeka njyewe nifatira imyenda nigende ibihumbi 100 waguhamwe na 500 ugakubitwa kuriya wowe wakemera mbabarira ndakwinginze nonsige umeze nka babandi nyine bajya gutereta abazimu bagatereta abazimu ubazi ko ari abakushi nawe ubwo wagiye ukajya urya amafaranga uzi ko ni kuzimu bagira amafaranga ngiye ndigende mbabarira kabisa usigare wenyine uko nge nishuka yimpereze urya nzaza byaramutse wagire ku bugome kuko no umuntu arya amafaranga y'umukobwa akabura n'amashuka nose ubundi kusanzwe urara witurumbuye n'ubundi urara witurumbuye wagire ku tumbwira ukuntu rero ukuntu wageze hano nyine uburyo sister yabyakiriye uburyo ubayeho gute ngiye mbayeho neza hano kwa sister
namubwiye ibintu najyaga mpura nabyo muri iriya nzu, arambwira ngo mba ngumye ahangaha, arimo arananshakira akazi. ese wowe uramubwiye ko ari umuzimu si udutera? Inkoni nakubiswe mu ziriya nzu. nyine wamubwiye ko ari umuzimu se cyangwa ufite ikindi wamubwiye? Njye namubwiye ko ari umuzimu ujya udutera, arambwira ati mba ngumye ahangaha, arambwira ati ngiye no kugushakira akazi. ari kugushakira? njyewe rero dore ukuntu byagenze, njyewe burya narakomeje ndwana intambara ndemera ndakubitwa ngira gute. Ndabona n'amatwi barakubise neza neza, ahubwo se ujya wumva? ngerera imba nzumva, iyo niyo ngenda mba numva ari ibintu bimeze nk'amayugi. urumva ndavumiriya Emi njya kubona ajya kumva nkumva arimo gutaka, ari kumpamagara ngo nintabare, mperutse no kumwikorera byamumugaje, ndamwikorera mushyira ku bitugu nanjye ntabasha kugenda nanjye umva, ariko yaje kwemera anyemerera uburyo biriya bintu ntabwo burya ari ababyeyi, ntabwo ari bo nyirabayazana. Reka njye nari nzi ngo ni ababyeyi, kumbe ikintu cyaragiye cya Emi gifata umukobwa ngo witwa nimba ari Emerina, tutazi iyo cyamuraruye kimurya ifaranga. Ifaranga kirarihekenya wa, cyazaga kiteye amapafiyumu nkajya ngira ngo noneho ngo ni uguhembwa cyahembwe cyangwa se n'ahandi cyakuye amafaranga. Yajyaga tugurira kiranasimbuka noneho kigeze kinjyana rega aho zabaga za KBC, haba n'indaya z'abazungu. Kinjyana za KBC ngo kirashaka kumva uburyo umuzungu aba ameze, cyaratse gikodesha amavatiri tugenda twira kibagurira amabiye sikremu n'ibya bintu bakomba bakobwa. noneho nkajya ngira ngo ni ifaranga ryacyo kiba cyakoreye, kumva ikivuna muheto kihina mu bakobwa gikamera nk'inturo kibarya amafaranga. umwe uwo ngo witwa Merine niwe wari ukimereye nabi, bura ni nawe ukora biriya byose. Kirabimbwira, ndavuga ati reka mpakire. Ngize ngo mpakire imyenda, mbona ikintu kiratangiye ngo mbabarira, ngo ndi kwicuza, ngo ibiki n'ibiki, ngo nasa ndi gusaba imbabazi. Ndamubwiye nti ibintu ntago nabyihanganira, ariko ndavuga ati reka ngewe mbanze nze ndebe uburyo ubayeho hano, mbone kubifatira decision. Ubwo rero ariko nanone hari ikindi kintu, ubu se nk'umuntu w'umusore ngewe naza kuba kwa bofu ngewe, kwa bofure ngewe noneho amplisi nawe uhari tuduvukana dukaza guteranira ahangaha. Ubwo rero uzajya kubitwa ziranki bwo na hoya ngiye gusenga urumva, nishyire mu maboko ya Rurema, bijye bimufata wenyine, cyangwa nzagire nanjye njye kwikagiza babankagire none Emi abisigarane wenyine. Ngiye ntago nkuko bimeze, abisigarane wenyine. Noneho wowe ugiye kwishinganisha ngo ujye gusenga ibiki n'ibiki, uri kuza tukabana ahangaha. Oya genda uno tubana ahangaha. Oya woroshya, ahubwo reka nkubwire, hari ikintu narebye. Oya guma, sibyo we hagume, ngiye kongera negosiye na Emi ndebe ikintu cyo gukora, ndagaruka nkubwire, sibyo? Uragaruka? Nzagaruka, ndabagaruka urumva nahita ngaruka. Kubera iki? Oya ntabwo nagaruka, ure kuza tukabana ahangaha. Kambanze no ino tujye kuba ino tubanira ahangaha nta kibazo. turaza kuza kubivugana. Reka nce ko wibwira nkore hariya mvugane n'umuntu, nzagusubiza sawa, sibyo? Ngo genda byongere bigukubita.